Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko umwami kibarinze. Twaherukanaga kwa gatanu mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Rero Imana ibiduteye iteka ryo kugira ngo twongere tubane tuvuge ku magambo yayo. Ndabishimiye, shimira n'abantu tubana umunsi ku wundi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane. Ari ubwa mbere rero ugeze hano, twizera umwami Yesu Kristo, twemera Imana umwana n'umwuka wera. Intego yacu n'urugendo rujya mu ijuru. Tugira ibiganiro rero bigiye bitandukanye, harimo iki kiza buri wa gatanu tuba tuvuga ku mukristo nk'umunyu w'isi. Tukagira ku wa mbere gahunda y'amasengesho Day of Power iba saa 12, aho tuba dusengera icyumweru tugishinganisha, bivuga ngo buri wa mbere tuba dushinganisha icyumweru cyacu tugiye kwinjiramo. Nimugoroba ku wa mbere tuba dufite intercession time, aba ari ukwinginga. Tuba dufite icyifuzo kimwe dusengera kuri buri wa mbere na buri wa kane. Ku wa kabiri no ku wa gatatu tukaba dufite gusobanura inzozi. Kuri iyo intercession twinginga kuva saa 9. Noneho ku gusobanura inzozi ni ku wa kabiri no ku wa gatatu saa 7. Wifuza rero kutujoininga biroroshye, ni gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Rero ngiye ko mubimenyereye, ndi Evangelist Esther ku izina ry'umuhamagaro. Nishimiye kubana namwe. Imana mu ijuru bamugisha mwinshi. Matayo 5:13 aravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Nta cyubu kimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Rero intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo umukristo, iya mbere kugira ngo umukristo adakayuka, iya kabiri no kugira ngo mfate ukuboko tutaza kujugunywa hanze. Yesu rero abaho umugisha mwinshi. Twinjira mu kiganiro, tumaze gukora ibiganiro byinshi, ariko nk'icy'ubushize twavuze ku kuntu icyaha kirenze uko twebwe tugifata nuko tugitekereza. Tubona ko kirenze kwigomeka ku mategeko y'Imana, kirenze no kwica amategeko y'Imana. Twavuze byinshi rero sinabisubiramo. Utarabanye natwe wajya mu biganiro wagisangamo, noneho ukumvamo byinshi. Twize byinshi kandi mpamya ko umuntu wakurikiranye, niba yarahari n'irari ry'icyaha ryari risigaye muri we ryamushizemo, kuko twagiye kurangiza ikiganiro umuntu yumva yazinotswe icyaha. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku ibanga riri ku rurimi dukwiriye kumenya. Hari ibanga riri ku rurimi rwawe, hari ibanga riri ku rurimi rwanjye, kandi uyu ni wo mwanya wacu kugira ngo tubimenye, noneho tumenye uko dukwiye kurukoresha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ururimi rero rufite ibanga ryihariye nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Nshaka kugira ngo mvuge, nuza gusobanukirwa uraza guhindura uburyo wakoreshaga ururimi rwawe. Ndashaka kubanza kuvuga ku ntwaro zigera muri 3 zikomeye z'intambara. Mu by'ukuri hari intwaro nyinshi dusanga mu isi y'umwuka dukwiye gukoresha, ariko ndashaka kuvuga ku ntwaro 3 cyangwa 4 ziva mu mbaraga z'ururimi, yego, n'urusaku rw'imbaraga zo mu nda. Izo ntwaro nizo nshaka kuvugaho. Ubundi iyo tuvuze intwaro bivuga igikoresho cyo kurwana, igikoresho cy'intambara. Intwaro rero zaremewe gukoreshwa n'abasirikare. Ntago intwaro yikoresha, ikenera umuntu uyikoresha. Yego, turacyari kumwe, turi mu kiganiro umukristo nk'umunyu w'isi. Rero intwaro yose uko yabiremye, uko yabiteye, cyangwa se uburemere yabikozemo, ikoranabuhanga yabikoranye, ubukana yabifite, yego, iyo ntwaro igira umumaro bitewe n'iki? N'uwayikoresheje. Yego, bishatse kuvuga ngo niba utaratojwe gukoresha intwaro ishobora gukora nabi bitewe n'uko nta bumenyi ufite bwo kuyikoresha. Ariko si uko ya ntwaro yari mbi, ahubwo bitewe n'uko wowe nta bushobozi wari ubifitiye, byatumye intwaro igera gute? Ikora nabi. Ni ukuvuga ngo rero kuri twe, kugira ngo dukoreshe intwaro z'umwuka tugomba kuba twaratojwe mu mwuka. Reka iby'isi bijye bitwigisha iby'ijuru. Nta gisirikare na kimwe cyafata umuntu w'umusivile ngo gihite kimujyana ku rugamba. Babanza kumushyira muri training, akitoza urugamba.
babona ageze ku rugero rukwiriye rushyitse rwo kuba yajya ku rugamba bakamwohereza. Nuko rero natwe mu isi y'umwuka, narivuze ntiby'isi bijya bitwigisha iby'ijuru, nuko natwe rero mu isi y'umwuka dukwiye kumera. Tugomba gusobanukirwa icyo intwaro ari cyo, tugomba kumenya ubwoko bw'intwaro dufite mu mwuka ubundi ni izihe. Yego, turacyari kumwe. Ikindi tukamenya ngo umwanzi turi kurwana ameze atafite imbaraga ki, yishingikirije kuki. Tukamenya ni ubuhe butsinzi dufite kugira ngo twumve ko urwo rugamba tugiyeho tugomba kurutsinda. Ukamenya ngo mbese ni uruhe rugamba Imana iri kuduhamagarira. Imana idufashe cyane. Reka mbanze mvuge ku ntwaro enye dufite, twebwe bantu dufite. Intwaro ya mbere, izina rya Yesu. Iya kabiri, amaraso ya Yesu. Iya gatatu, kumenya ubutsinzi dufite muri Yesu Kristo. Iyo ni indi ntwaro. Iya kane, ijambo ry'Imana. Iyo turebye Abefeso, reka dufate ibitabo cy'Abefeso, Abefeso 6:17, Abefeso 6:17, haravuga ngo mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Yego, turekeraho. Reka mbisubiremo. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ni inkota y'umwuka, ijambo ry'Imana. Rero mva ngo mu isi y'umwuka ijambo ry'Imana ni nk'inkota. Ka gakiza dufite twakuye muri Yesu Kristo kadushoboza gusobanukirwa ko ijambo ari inkota. Noneho Abafilipi 2:9-11, Abafilipi 2:9-11, Abafilipi begeranye n'Abefeso ku bantu baba bafite Bibiliya batabisobanukiwe neza. Noneho tujya ku murongo wa 9, haravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Ya ntwaro ya kangahe twavuze? Ya mbere, izina rya Yesu. Izina rye risumba ayandi mazina yose. Ya ntwaro dufite. Twari turi kuri kangahera ku 9. Cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose 10, kugira ngo amavi yose apfukamire mu izina rya Yesu Kristo, ari ayo ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi. 11, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Twavuze kugeza kuri kangahe? Kuri 11. Amen. Noneho rero turebe mu ibyahishuriwe Yohana kangahe? Ibyahishuriwe nicyo gitabo cya nyuma. 12:11. 12:11 iri hehera. Ko hageze. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama, ya nkota yacu, ya ntwaro yindi. Ndagira ngo mbereke izi ntwaro aho tuzikura. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagambo yabo, ntibanga no gupfa. Turageza kuri kangahe? Ni 11 gusa. Ntibakunda amagambo yabo, ntibakwanga no gupfa. Imana ishimwe cyane. Bishatse kutubwira iki rero? Tugendeye ku byanditswe bishatse kutwereka. Ni ukuvuga ngo tugende ku cy'ibyanditswe bitubwiye, hari ubutsinzi dusanga mu maraso ya Yesu Kristo, hari ubutsinzi dusanga mu izina rya Yesu Kristo, hari ubutsinzi dusanga mu gusobanukirwa, mu gusoma ijambo ry'Imana, hari n'ubutsinzi dusanga mu kwimenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Haleluya.
bivuze ngo iyo turekuye izina rya Yesu, iyo turekuye amaraso ya Yesu, iyo turekuye ijambo ry'Imana, uba urekuye imbaraga z'Imana ku badayimoni. By'umwihariko iyo turekuye izina rya Yesu Kristo, uba urekuye imbaraga z'Imana ku badayimoni batatu. Reka mbakwereke abadayimoni ba mbere. Uba urekuye imbaraga z'Imana hejuru y'ibyorezo. Abona abadayimoni narigeze kubikomezaho no mu kiganiro cy'ubushize, turiho tuvuga ku kintu cy'icyaha. Ibi byorezo mubona bari abadayimoni, ngo za kanseri, ngo sinzi ibiki, ibintu nk'ibyo. Abadayimoni ba kabiri, uba urekuye imbaraga hejuru y'amahame y'isi y'umwijima, ya yandi yose, urekuye izina rya Yesu gusa. Noneho wumva ukuntu ari intwari ikomeye. Iyo urekuye izina rya Yesu ahantu ha gatatu, uba urekuye izina rya Yesu, ni imbaraga uba urekuye hejuru y'imbaraga zose z'umwijima. Imana idufashe cyane. Rero iyo dukoresheje izina rya Yesu, dukoresheje ururimi, tuba turekuye ubutsinzi hejuru y'imbaraga z'umwijima. Ni ukuvuga ururimi rufite imbaraga zidasanzwe mu isi y'umwijima. Urugero, niba mvuga ngo izina rya Yesu, iri zina rya Yesu niba ryanditse rikaba riri aho tukaba turibona, ni nk'irindi zina ryose ubundi, ariko ahantu rijya gutandukanira n'ayandi mazina ni hehe? Uburyo twarikoresheje. Niba rifashwe rigakoreshwa, ryamaze gutandukanwa n'andi mazina ayo ari yo yose. Yego, turacyari kumwe. Kuvuga ngo ryatandukanijwe n'andi mazina kubera iki? Ryakoreshejwe n'imbaraga z'ururimi na kwa kutamenyekana kw'imbaraga zo mu nda, bituma ya ntwaro ikora. Bivuga ngo intwaro ikenewe gukoreshwa n'umusirikare wabitojwe. Yego, Imigani 18:21 havuga ngo iki? Reka tuharebe. Twahageze Imigani 18:21 havuga ngo iki? Ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Imana nishimwe. Ngo ururimi ngo nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Rero ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Bivuze ngo ukuntu ukoresheje ururimi rwawe niyo mibereho ubayeho. Yego, reka mbisubiremo. Nari mvuze nti ukuntu ukoresheje ururimi rwawe niyo mibereho ubayeho. Nushaka kumenya ngo ubuzima ubayeho, yego, nushaka kumenya uburyo ukoresha ururimi rwawe, uzareba ubuzima ubayeho. Nubona ubuzima ubayeho bumeze neza, uzamenye ngo ndiho ndakoresha ururimi rwanjye neza. Ariko nubona ubuzima ubayeho butameze neza, menya ngo ururimi ntago ruri mu kazi, ntago ruri gukora icyo rwaremewe. Yego, ni ukuvuga ngo iyo rero tuvuze izina rya Yesu, tukavuga amaraso ya Yesu, tukavuga ijambo ry'Imana, izi ni intwaro z'umwuka zigira imbaraga zikoreshejwe n'imbaraga z'ururimi. Reka mbahe urugero. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'ururimi. Reka mbahe urugero. Ejo bundi vuba hari umuntu twatekereje nk'umuryango, tuvuga ati reka tumuhe impano, dutegura iyo mpano. Ariko mu by'ukuri twumva n'umuntu dukunda, twumva dushaka ko yabona agakiza, kandi kukamubwiriza ukumva ntago biri kuza. So ni wa muntu udashobora no kuba yatinya kujya kuba yaraguza. Rero cyangwa se kuba yajya mu bapfumu. Noneho njyewe ubwanjye ndavuga nti reka impano nyitegure. Ndayitegura, ndangije nkoresha ururimi rwanjye, iyo mpano nyaturaho amagambo. Yego, ndimo mvuga ku mbaraga z'ururimi. Ndagira ngo tujye tuvuga ibintu, tujye dutanga n'ubuhamya bwabyo, kuko ibi ndi kuvuga ndabizi neza. Ku rurimi rwawe hariho imbaraga, ahubwo tangira wige kuzikoresha neza. Nuzikoresha neza ubuzima bwawe buzaba bwiza, nuzikoresha nabi ubuzima bwawe buzangirika. Nanjye nese ntangarira Imana cyane. Hari ibintu umuntu akora ukaba uzi neza ko yenda bikora, ariko ntubihe imbaraga ku rugero bikwiriye. Ndangije mfata anointing, nyine anointing iyo gift, natura amagambo. Ndashaka kuzavuga nanone kuri anointing, Imana izabishobozemo. Rero aho none ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa kwatura amagambo. Natura amagambo nyine nkoresheje za mbaraga z'ururimi.
natura amagambo y'agakiza kuri uwo muntu. gusa ikintu gitangaje, iyo mpano yaragiye imugeraho. noneho kubera navani wa muntu wirundumireye mu by'isi, niba nabivuga gutyo, impano yamubujije amahoro, ntiyatuma yicara no mu nzu ye, ahita yohereza ahandi hantu avuga ngo no, iyi mpano njye singishaka, ijye ku bandi bantu. rero ururimi, ngarukiye aho, ururimi rufite imbaraga. ururimi rukoreshejwe neza rukora ikintu gikomeye. yego, Imana nishimwe, Imana idufashe cyane. ururimi ni ikintu kidasanzwe, niko nari ndimo ndavuga. iyo duhanuye dukoresheje ururimi bigira imbaraga. kandi iyo uzarebe nk'ibihugu bibiri biri mu ntambara birwana, yego, ni ukuvuga ngo igihugu gitsinze ikindi mu ntambara gitwara iby'agaciro by'icyo gihugu cyatsinzwe, kigatwara abana, abagore, bakagenda bakabakoresha uburetwa, byose barabambura, ibyiza byose barabitwara, icyo gihugu cyatsinze kirabitwara. bishatse kutubwira iki rero mu isi y'umwuka? Nuvuga ngo no mu isi y'umwuka ni uko dukwiye kumera. niba twaraho ubutware bwo kugira ngo dutsinde satani, ntabwo dukwiye kujya ku rugamba ngo turwane gusa, no, ni ukumwambura iby'agaciro byose byacu yatwaye, kuko ni umujura ariba. nigize ubushize nibwo ndimo mvuga ukuntu icyaha ari urupfu, n'urupfu rwinjira mu isi y'umwuka rukica ibintu byawe. bya bindi rero byose byacu aba yarishe, nicyo gihe cyo kugira ngo niba twinjiye mu ntambara, shaka no kuzavuga ku ntambara y'umwuka, niba ari uyu wa gatanu simbizi, Imana izashoboze. ni ukuvuga ngo tuba tugomba kujya kurwana, ntituve ngo twishe satani gusa, cyangwa se twitandukanyije na satani gusa, ahubwo tukamwambura n'iby'agaciro byose byacu yatwaye, iby'abana byacu yose yatwaye, iby'imiryango yacu yose yatwaye, bya bindi byose Imana yatugeneye, ya package twazanye ku isi yose tukayigaruza, dukoresheje izina rya Yesu, dukoresheje amaraso ya Yesu, dukoresheje kwisobanukirwa abo turi bo muri Kristo, dukoresheje ijambo ry'Imana. Abaroma 8:20 havuga ngo iki? Mureka tuharebe, turimo turasoza. Bibiliya iravuga ngo ku murongo waho wa 20 ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagaragara, umumaro, reka nongere masubiremo, ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora isi kubw'ubushake bwabyo, ahubwo reka nongere mbisubiremo, ngo kuko ibyaremwe, yego, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabishyizemo.